Yes, kanizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba Kivu Iwacu Info, ndetse na chaîne yacu yitwa Mwana Ndake, ndetse no ku Ntare Official. Ndi kumwe n'umunyamakuru kabuhariwe, umunyamakuru w'imihanda yitwa Clever Bemba. Mukanya araza kuba abasuhuza, ariko tugiye kureba ibitero bikomeye cyane M23 aho yigarura uduce two muri teritwari ya Masisi. M23 ikigarurira uduce turi muri teritwari ya Kabare. Mu by'ukuri ubona ko turaza no kugaruka ku mirwanire za Kazinga n'abakomeje kwiripotinga muri M23. Bemba, tariki ya 2 ukwezi kwa 11 2025 urakagira Imana n'amafaranga. Yego, nanjye nifurije abakunzi bacu bose kugira Imana n'amafaranga, kugira ibyiza, kugira impagarike n'ubugingo. Umunsi no ku cyumweru ngiye kuvuga ngo ababashije kujya kwitaba Imana ariko ababashije kujya gusenga. Ababashije kujya gusenga. Ariko uvuze ngo kwitaba Imana no kujya gusenga biratandukanye. Kwitaba Imana ni wa musenyeri w'ejo buriya yaritabye Imana. Naho se uwemeye umuhamagaro akabyuka mu gitondo akajya kwitaba mu rusengero babyita kujya gusenga. Ikinyarwanda kiragoranye. Ababashije kujya gusenga rero nizere ko mwasenze neza kandi ko Uwiteka Imana abahe n'amafaranga. Ndizera ko utajya gusenga gutaha amaboko utaha imbokoboko ntibibaho. Twicaye ku gasonga bugari tuzanye amakuru ari kuvuga muri weekend. Ariko ntabwo ari amakuru aresha n'agasonga bugari, ahubwo ni amakuru maremare kuruta agasonga bugari. Dusuhuza abantu badukunda. Wabonye ko ku munsi w'ejo umubikira wihaye Imana bamwita Serego Derive avuka Ikibarizo aho bita Imaranda. Ni mushiki w'umusaza yitwa Hassan. Yaravuze ati yo Mwana Ndake niwe. Yego, none se Clever Bemba arenda avuga ati nguri ati yo nsanga uriya mubikira ni mwene wacu hano wo mu muryango, kuko mfite shangazi wa papa kurikira ubwa kabiri nibo bamurongoye meze se bamutwaye yabaye umugore wabo nubwo yapfuye, ariko yari umudamu wabo kuko yarababyariye abana. Yego. Clever Bemba, ni abantu nabonye badukurikira, ni abapadiri, abasaza, abamama, bose turabasuje. Hari ukuntu dukorana ariko abantu tujya dukurikirana bakavuga ngo yo ngo ngiye kubona Clever Bemba, kuki abantu bataza ku Ntare Official. Sinzi rero, reka mbabwire ko ndi ku Ntare Official, ndahari rwose gatanu kuri kagenzi kako. Icyo nababwira ni ugukomeza kudusanga n'ubundi ku Ntare Official, ugakurikirana amakuru, ukajya kwa Mwana Ndake ndetse na Kivu Iwacu. Ndabizi ko igihe cyose tubonanye tugomba gukorera umuti abakunzi bacu. Reka nsuza abavandimwe babiri n'abasaza, umwe akomoka i Butare ku monasteri, hariya ku bapadiri bamwita Mukongo. Harango bagera ibimaze nk'imyaka 50 pe. Yego, nkasuza n'undi musaza umwe bamwita Kamari. Ejo nababonye akora muri Caritas. Ejo nababonye akomoka ahantu bita za hakurya muri za Bukombo muri paruwasi ya Birambizo. Reka mbasuhuze, nsuhuze n'umupadiri witwa Canisius. Canisius nakomoka za Birambizo, nawe ejo naramubonye. Nanjye nsuhuza abapadiri banyigishije, ejo narababonye hariya. Abanishimira ko bambonye nanjye ndi mu zindi nshingano, ntaragiye ku banki. Nurumogi. Biriya nibyo bintu bishimisha cyane cyane nk'aba bihaye Imana, iyo bakurera kugira ngo uvemo umugabo bakabona ko waramubaye, biba ari ibintu byiza cyane. Dukubite tubangura. Ariko amakuru tutaruzi, uzi ko Hakiza ari muri unity ari kurwana. General Hakiza yasubiye kuri force, ari kurwana rwose, ari hariya za Gatare, ari kumwe na Colonel Badacoka. Ni ukuvuga ngo ejo ndajya Gatare kureba General Hakiza. Yavuye ku ikosi, yararirangije. Hakiza ameze neza cyane kuri flow. Urareba umwana wari kumwe witwa Eriki, ari hano Goma hano kuri SMB. Nawe yari yarigize Colonel. Ni ukwigira, azajya uvuga ati ngo General Colonel, abigize nabo bita ngo ni autoproclame. Aba autoproclame. Ariko undi yitwa Yves nawe yahise ngo nitwa Colonel Mu. Colonel Mu aracyari kuri training, ariko ashobora kuzaza. Uriya Colonel Mu, uwo bita Colonel Mu Yves, uriya ni ancien mu gisirikare kuko no muri RCD yabayemo. Urumva ko ari umusirikare, ntabwo ameze
ejo nabonye umuhungu wa Toma Lubanga, nanjye uyu naramubonye mugabo uri kurwana za Ituri, Toma Lubanga, ariko abonye ukuntu ari umusore. umwana we naramubonye n'amafoto ye turaza kuyereka abantu. Umwana wa Toma Lubanga ni umusore rwose ubona umusore muremure w'umuhema, umuhema w'urukara, ariko kuki bakunda abo bita kuburukara ngo cyane? ni communauté hema Kuki bakunda kuburukara cyane? Salimiya. Reka nsuhuze abo muri seripe nabo bakomeje kurwana intambara yo kurwanira abo muri communauté y'abahema. Twigendere n'amakuru bwana Mwanandari. Bemba ubu tuvugana Masisi hariya muri axe ya Kazinga, mbwira ukuntu, kuko ubu ufite amakuru, bamwe baravuga ngo Gatoyi yabaye Tombe. Mbwira amakuru ari hariya muri axe ya Gatoyi, kuko Masisi nta wakubeshya. Reka maze nasuhuza mwami wa hariya bamwita mwami Bigembe. Bigembe uriya ndamuzi cyane, hariya Gatoyi mu Bisubi. Mu Bisubi rwose hariya abo n'ibisheke bizana imisatsi ugasanga bifite n'imvi ahantu biti Buhongoto. Hariya rero imirwano n'ubundi irakomeje, ariko none reka nkubwire abantu bari kurwana hariya. Harimo uriya generali witwa Macano. Generale Macano, ubwo uyu generale Macano abakurikiye ibiganiro byacu kuri Kivu Iwacu Info, aribwo twajyaga Karuba muri mitingi tukabona abasirikare bacitse generale Macano. Generale Macano akaba ari ahantu bita Ufomando de Iremeka hepfo muri Gukura. Ariko rero hajya muri Iremeka rero intare za Sarambwe zamaze kuhinjira. Ayo makuru yandi hari undi mu generali witwa generali Matata. Ikipe cy'ikiyobe rwose wagira ngo kisize ibivuta by'ibimesa byinshi cyane. Hakaza uwo bita Delta. Hakaza uwo bita Kigingi Kigeri. Aho hose n'abajenerali b'abautoprokarame bari baba mu cyo bise ngo ni Zalendo. Bariya rero bariya batipe nk'uwitwa Kigingi Kigeri ni umwe mu bo navuga udashaka kugaragaza uruhande rwe mu kurwanya M23. Kuko urareba uracyumva amakuru ya Sendugu Museveni si yajyanye na bantuze nabo ba Mutayomba na ba Justin Ndayishimiye. Amakuru rero yatangiye avuga uko uriya yaba yarari muri Goma aza gucika nyuma acikana na bariya ba Sebishyimbo, kuko Sebishyimbo nawe yajyanye na Monisco. Abandi bakavuga ko yamanutse ajya iriyepfo, ariko ari umwe wabwiye bariya bo muri za Nyaturati nimwibeshya mukajya guhangana bikomeye na M23 irabakuramo umwuka wera, ahubwo mwitonde. Bituma Kigingi agabanya umuvuduko. Aravuga ati batamwandikira aragabanya, ndetse anasensibiliza n'abandi barwanyi biwe, arababwira ati ntimuzibe inka bitazabakoraho. Aribyo ahubwo icyo gihe Kigingi akimara gutanga iyo oda yaje gushwana na Mutayomba amanuka ari kwerekera muri Warikare yepfo muri Waruwayungu. Ubu ngubu abana nibo bari kwefilitira bakaza gukora buriya butero bwa Kazinga. Hari umunyatura uri hariya za Kazinga bamwita ngo ni ndaza kwibuka izina ryiwe, ni ikizina cy'igikoroseni. Ariho kimwe akorana n'uwitwa Kanda Hagati. Ubwo sida yakabomba. Niba ari Kanda Hagati batazi gukoresha telefone, niba ari Kanda yego nizo gufuna muheto ntago zigiye. Abo rero nibo bari kuza kwataka Kazinga hamwe n'akandi kagabo kamwe kakoraga muri ANR. Bari bafite ububunda bugeze nko muri 50. Hari ubusasu rero baje kubona bwaturutse Ihombo. Ni ukuvuga ngo bwaturutse Ihombo, kuko amakuru ngiye mfite ni uko ngo indege yitwa ngo Antonove iri kuzana ibikoresho ikabisiga hano hafi za Kigoma. Ubwo ni ukuvuga ngo Antonova hariya za Kigoma nyine yahagwa ngene uri kumva rero muri axe za Munyakiri, none bakakubwira ko ngo defense z'abazarendo bakoze ngo icyo bita sheni kuri iyo misozi yose iri yo ruguru za Bushengeshenge ureba hasi za Ramba ndetse n'imisozi ya za Mubu. Ubwo rero kuba indege yagwa aho ngo Kigoma ya Antonove, ariko umenye ko kuva Kigoma ugera hariya za Homba muri kilometero 80. Nyine urumva umanuka Kigoma ngo ufata wa muhanda ugiye Bukavu, apana ufata umuhanda ugiye za Kibu. Oya
uraza ugafata umuhanda ugiye za Bukavu ariko nabo bashobora izo bita njiyapanya aho ngaho muri njiyapanya ntabwo ubwo ni ukuvuga ngo bakunzi bacu aho ngaho niba ibyo bikoresho byanyuze iyo ndege ya Antonov yamaze kuhagusha ibikoresho imaze kuhagusha ibikoresho aba bantu bari barazingiwe za Gatoyi bamwe bari barirutse barageze za Kibuwa abandi aribwo bari bageze za Remeka uyu bita Macana amaze kumenya ko icyo bita reinforcement yabonetse ni ukuvuga ngo ikibazo bafite ni imiti kuko indwara bita malaria niba yashakaga kwibica n'abarwaye diare indwara bita agakanzu baragiye bihura n'agakanzu rwose ugasanga umugabo yakubisemo ikintu cyo bita ijipo kuko yaratambukaga bikagwa ubwo rero bakimara kubona ibyo bikoresho nibwo batangiye kongera kwisuganya abo ba Macano bo kuza kugaba ariko bakubiswe ikintu kigaragara wenda reka nkikubwira kuko hariho local defense n'ubundi za fande badacoka nizo zideployinze hariya nubwo ngo ziriya local defense ziri kurwana ahubwo ukagira ngo ziruca infantry kuko ziri kurwana umuntu zikongera zikarwana nk'ubeje bundi local defense zari hariya hirya ya za Nyange za Bibi zakoze agashya tunibuke ko local defense burya zifatanyije na infantry itari nyinshi nibo bafashe kiriya cya Tokiyo nibo bafashe cya Tokiyo aya za muzimu ariko amakuru mfite ngo Tokiyo yarapfuye urabizi ko Tokiyo yari yarashwe ese cyaje yari yarashwe yarafite isasu ntabwo turatoza neza abaturage se ko bari kumusaba ati mutubabarire mu muduhereze twebwe mudushakira amakara tumutwike ati byadukorebo uri kumva bodo yari kumubaha hari ntuza Nsabimana ni Nsabimana yego ntabwo yari kumubaha ariko uriya niyapfa gupfa kwe byambabaza kubera iki kubera icyo uri kugira imbabazi Tokiyo ariko reka manze nakubwira ikintu kimwe buno ufashe wabaye perezida w'u Rwanda Habyarimana ukamubwira ngo ndakuzuye genda ugere mu Rwanda sahita yiyahura nuko Imana nayibisaba ngo ibinyemerere nazayisaba ungarurire Mobutu ungarurire na Habyarimana baze barebe ariko Mobutu aza mu gice cya Nord Kivu na wa musaza witwa Gisegeti naze muri Nord Kivu Etienne Kiseke nani Antoine bagaruke baze barebe uburyo hameze ntuza wageze i Kigali Habyarimana ahita yitwa n'umutima kandi yarapfuye twagiye rero ubu uracyatubwira icyo bita operation neza iyo muri izo access za Gatoyi byagenze gute koko kugira ngo iyo Gatoyi ibe tombe Gatoyi ntabwo irabatombe ko muteri ariko intare zasaramwe ku makuru mfite nuko ziri kwinjira muri Gatoyi anari nabyo biri kuza gushwanisha general de proclame witwa Matata agashwana n'abakiginyo bakavuga ati kiginyo uri kwinjiza inyenzi rero nabo muri 23 izi nyo terme bakoresha tunagera hariya babara bimbwiye ngo ni inyenzi ziri kurwana uri kumva ko icyo ngicyo kizana kutumvikana noneho bigatuma operation 23 iri gukora muri kiriya gice muri secteur ya Gatoyi ziyorohera cyane kuko nk'urugero ngiye kuguhereza Colonel Gifanga avuka hariya ari uwitwa Antoine ntabwo ni umunyepolitike ariko ni umwarimu kuri za kaminuza ariko Antoine yabaye comptable wa ferme ya Rushemeza ari kumwe na Bigembe noneho bafite influence n'ijambo rikomeye ariko Bigembe wari hano Bigembe Antoine nawe ari hano Bigembe nawe ari hano ni ukuvuga ngo Bigembe ari hano Igoma yego ariko ko Bemba ucengera ushobora kuzangeza ku mwami Bigembe nushaka na nimero yenda yigo merci sana gusapa ni ukuvuga ngo nimara kwiganira n'umwami Bigembe wano muri access za Gatoyi ibintu byose biza bimaze gucayuka mwami Bigembe rwose nimero ye irahari 100% kandi washakira wayibona kuko nawe atanga nimero yiwe ukumva ko ama operation ari kubera hariya na ama operation navuga akaze kuri 23 ariko ubona ko ari igisubizo ku buryo hari abantu bamaze bati Bemba urabona hasigaye igihe kingana gute kugira ngo masisi yose ibetonga agace gato ko muri secteur Gatoyi hasigayemo nka 15% secteur yose 85% 23 irayifite M23 noneho twajya muri Bashari Mokoto buriya Bashari Kahembe iyo ni groupement yose M23 irayifite Bashari Mokoto
ifite na 90%, 10% niho bari abo kwa Jean Marie basigaranye. Tukaza muri secteur Osubanyungu ariho hari iri gufata za Rukwete burari igice kimwe navuga kiri hino uvuye za Kinyumba kiri muri Osubanyungu. Nuko ngo Osubanyungu yo yonyine 95% mama 23 life 5% haracyarimo izo za APSRS bo ka Janvier Karayiza. Hakaza noneho tugiye wenda hakurya twambutse muri za muri Bwito sheferi ya Bwito, muri sheferi ya Bwito urabizi ifite amagurupema muri Bwito wenda reka nibuse n'abakunzi bayo. Amagurupema ya Togo, grupema ya Bambo, grupema ya Gihondo, grupema ya Bukombo, grupema ya Mutanda na grupema iri igenda igafata grupema Kanyabayonga. Ariko amagurupema Mutanda attention ni grupema ariko harimo FDLR zagiye zibyaramo zimeze ziri muri parike ya Virunga. Ariko nazo ubona ko inyinshi ziri gusosokamo ziri kuza zivamo kuko nabandi benshi bari gufata. Reka mweze nk'urugero hariya muri Mutanda hari uwitwa Tafi, Colonel Tafi. Ejo mu gitondo bamurasiye amescote babita ngo abakureri bane harimo n'umugore bamwita ngo ni Nyirakimana, umugore witwa Nyirakimana. Iyo ni operation yabereye uvuye hejuru ya za Kazaro mu hejuru mu misozi. Hari ahantu ho bita ngo ni hari ahandi baguye bita ku Munema atari abo bane bari mu Nyirakimana. Hari abandi ejo barasiwe ahantu bita Katrebe nabo babiri. Nukuvuga ngo umunsi w'ejo abayefudere bagera muri 11 barapfuye. Uri kumva ko nukuvuga ngo umunsi w'ejo repebie ntabwo ari umunsi wabo, ntabwo ari abari umunsi mukuru abatagatifu bose kuko ari umunsi mukuru w'abazimu. Uwo munsi mukuru w'abazimu rero bariya abazimu bose baragenda bakajya muri FDLR zikabaruha icyo bita umwirohi, bakagenda bakajya kwiyahura kuko ukurikiranye n'ibitero bari gukora ujya usanga ko ari nk'ibitero byo kwiyahura. Ejo umunsi wo gushingura Musenyeri Ngabu ntuza baramuhushijwe Dominique Ndaruhutse. Baramuhushijwe ari kumwe n'uwitwa bamwita ngo ni Sansusi ufite korose niyo bita ngo ni Karisire. Dominique Ndaruhutse yarushirijwe he? Ariko nuvuga ngo Dominique Ndaruhutse nuvuga ngo uyu muzarendo autoproclamé Dominique Ndaruhutse bamuhushije byagenze gute yarari he? Urareba uvuye hano za Birambizo hagombaga kubera misa. Uriya Dominique Ndaruhutse afite amateka mabi kuko yishe umupadiri witwa Etienne Mutembe. Azamukurikirana mu maraso witwa Nsengiyumva Etienne Mutembe. Ayo maraso atari ubanza azamukurikirana for sure. Yaramaze kumenya amakuru ko ari abapadiri barava Kicanga kuko padiri mukuru agombaga maza uw'Ibirambizo agombaga kuba ari hano i Goma. Bavuga ko umupadiri uri buze kuva Kicanga akaza gusoma misa iyo ngiyo noneho aza kumutega nengo amwice ku makuru yari yamaze kumenya. Nukuvuga ngo ni ambush Dominique Ndaruhutse yari yateze imodoka irimo umupadiri wari uje gusoma misa Kicanga. Ibirambizo avuye Kicanga. Ibirambizo ava Kicanga. Intare za Sarambwe ziza kumenya amakuru yuko baje kumatega. Ahubwo zo ziramutega ari kuza agwa muri ambush. Aje gutega agwa mu mutego. Donc yaje gutega barugwa mu mutego. Nukuvuga ngo yaje gutega uyu wihaye Imana wari uvuye Gicanga ugiye gusoma misa Birambizo ahaje gutegera ambushi asanga intare za Sarambwe zahamutanze. Uwitwa Sabato numwe mu bachief escort biwe arapfa. Urabyumva? Izi ni za nkuru dukora ugasanga bo ubwabo batangiye kuryana. General Yakiza arambwiye ati ukuntu uwamuteranyije no bita Kagiri ngo niga muteranye wowe muteranyije ute se kwa bavuga amakuru wowe warifashe uteranya General Yakiza na Kagiri abasirikare batangira kuryana kugeza ubwo Hakiza yikwiyeho telefone zose n'abandi yakibaza ati ninde uhereza aya makuru aka kantu ka Gonzalez bakita Gonzalez bakita Gonzaliva none ari kujya kubibaza we ko twavuganaga niyo ari umuzarendo. None se nawe yamaga amakuru akambwira uko byagenze kuko ntabwo ari uko muri Wazalendo harimo abacu
sibyo babuze nuko bavayo we ubwe yibazagaho nabikuye bikamuyobera kuko bashwanaga mu kanya gatoya ari uwitwa ngo ni General Toma agafata Twerve ngo agiye kurasa nde ngo agiye kurasakiza nkahita mbishyira kuri YouTube ati yakiza barakwaje kandi bagiye kuzamuka na Twerve bavuye ahangaha bakibaza ati ano makuru Bemba yamenye ute bakajya bakanuka bakampa mama bakampa data bakampa banyogokuru bashangazi na mama mu dogo bose bakabamba Domi ndarutse ku munsi w'ejo ararusimbutse ariko nayo ngo yarapfuye kuko uriya numwe mu babaye abahereza muri Kiliziya Gatolika ariko wamenye amaraso yabihaye Imana umupadiri n'abandi yagiye yica. Ndabyibuka Dominique Ndarutse afite umuvumo udasanzwe kuko yigeze kwica umwana w'umukobwa amwica amuca umutwe w'imyaka 15 ngo ni umututsi arangije umutwe amanika ku giti cy'umugano gifite nka metero 20 arongera yica abandi bakobwa batatu b'abatutsikazi ngo baje kumutata kandi waba ari hariya za Bukombe abahereza abasirikare barabasambanya barangije ati mubice babishe urupfu rubi ntabasha no kuvuga abantu batarwumva birababaje ariko iyo wakoze ibintu nka biriya naguva ku isi y'Imana utishyuye uko wagenje ni kugenza sometimes reka nguhe urugero rwitwa bamwita Kirokiro ni witwa Gasongo uramwumva Gasongo wabaye hariya za mwizo za Mbugu yaradeporowize nawe ari general yari afite umugore yasambanaga nawe umusamba nawe yego ariko icyo gihe ntabwo yari kumvikana na FDL yitwa CNRD uwo mugore ajya gusambana n'aba CNRD amaze kubimenyera avuga ati uriya muvuna muheto buri asazangambanira aramubwira ati mugenda mumbwirire wa mugore azamuka nsange hano muri defense aho bita Imbuye ariko ngwazane na yamatera namuguriye yari umutindi arazamuka amaze kuzamuka agize ati wowe uzi ko y'abantu mpanganye nabo nakuguriye matera yo kugira ngo tuye tubirangirizaho none wayizanye undi mugabo yafashe icumu rarize uwo ninde warifashe Domi Ndaruhu apana Kirokiro ari mushinga ahantu arabyinjiza rizamuka rigera mu nda kugeza igihe byagereye mu ijosi mbabarira arangije umugore arapfa arangije aravuga ati mu muhambe muri no matera nera aramuguri baragiye umugore amuzingazingira muri ya matera baramushyingura ariko nawe yagiye kuva ku isi uburyo yapfuye urabuzi bamuteye ikintu bita grenade FDL ziragenda zimukuraho bya bintu nawe aravuga ati nzaba ndi umugabo nyabaki ari kugenda bamujyanye mweso akuramo pistol arirasa arapfa ariko uri kumva ko nawe yapfuye hafi gusingira rwa rupfu rwo yari yarishe yego niyo mpamvu mubwira ati ugira ikibi ukazanahura nacyo yego Bemba apari ibyo ngibyo turacyari muri Masisi nta handi hari imirwano muri Masisi kira gice cyaza aho bita iyo hasi uri kwerekera hafi ya za paruwasi ya za Mutongo naho harimo imirwano ariko ku makuru ariho nuko ari abarwanyi bo muri APSLS n'ubundi bari guhangana nabo muri Uhuru Mark ubwo basubiranyemo ni Wazalendo basubiranye ariko muri cya gice cyaza Kinyana naho hari umuntu wari yari yazagahira wamerezaga amakuru amwira ati ngo ari kuva muri Kinyana naho ibintu bitameze neza uri kumva yuko naho imirwano n'ubundi naho irimo sibyo ibyo rero ni cyerekana yuko n'ubundi hariya imirwano n'ubundi kugeza amagingo yangaya igikomeje no mu bindi bice bigiye bitandukanye wenda muri Mwenga harimo imirwano Shabunda harimo imirwano bya bice muri Shabunda 23 imaze gufata amarokarite 17 muri Shabunda uko kugira ngo ifate amarokarite 17 ni ikintu navuga rwose gitangaje kinashimishije cyane ukareba hariya muri Fizi muri territoire ya Fizi intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga ziri gusiga ahubwo abarundi hejuru zimbo zirasiga abarundi hejuru kuvuga ngo abarundi bazengurutswe basa naho bari kuje ariko hari agace bari kubasigira kuko uvuye hariya muri Ho Plateau mama 23 natwirwano bari gusa no bari kuzunguruka bari kwerekera muri Fizi noneho bivugitse ngo abanuza abari hano za abari muri Plaine de Ruzizi bo muri 23
bashobora kuzazamuka noneho bari abarundi bakazabura uburyo abandi basinga ngo bakomeze imbere bajye muri Shabunda no muri Mwenga, bakabura n'ubumanuka ngo baze muri Fizi n'ubumanuka kugira ngo bajye muri Uvira, bakazasigaramo urukumva icyo bazaba babakoreye noneho nka bya bindi byabaye mu mujyi wa Goma, bagatangira kujya babutoragura ariko kubajyana Rumangabo. aha nguko uko bimeze muri axe zose. Gusa abarundi baradeployinze amakamyo 30 aza muri Plaine de la Ruzizi, gusa Gatogota yose yabaye tombe guhera kwa gatanu. Gatogota yose intare za Sarambwe zamaze kuba zitera ijanja. Gatogota iri tombe, ni ukuvuga ngo imirwano iri inyuma ya Gatogota werekeza ahantu bita za Ruvungi na za Sange, aho abarundi ni benshi cyane. Hari abarundi ni benshi cyane, ariko advance za 23 bashaka gufungura ya nzira ya Plaine de la Ruzizi nk'uko guverineri wa Sud Kivu yabivuze. Yego, nashaka kugira ngo ubwire ngo hari umuntu operation commander umwe ukomeye bamuvanye muri kino gice bamujyana hariya uwitwa Rapid Ekotango. Ubu ngubu niwe uri hari imbere uri gushwanyaguza, ari icyo bita kubeta, ameze nabi. Niba Ekotango ari kubeta hari, urabizi niwe wafashe hano za Ntusa hano kuri airport, niwe wafashe ikibuga cy'indege, niwe wafashe hari haraguru za Kanyamahoro, niwe wafashe za Kibati, ni ukuvuga ngo niwe wafashe hari hakiza babaga hariya za Ruhinzi hariya za Ruhinzi, niwe za Busihe, za Gahanga, za Manamo, niwe wafashe. Ni ukuvuga ngo rero Ekotango niwe wagiye gusya. Ni ukuvuga ngo Ekotango ni ukuvuga ngo forces ze bazita ngo amabeshi. Niba abana bakiri ufite imyaka myinshi ni 31, ni ukuvuga ngo ni forces zitwaza igitiyo n'isuka. Abo ngabo rero ku kintu kijyanye n'intambara ni babi cyane. Twagenda? Yego, reka tugende, ariko abantu mukomeze mukore subscribe kuri chaîne zacu, haba kuri Mwana Ndake ndetse no kuri Intare Official ndetse na Kivu Iwacu Info. Ariko nanone inkunga yanyu kuko amatera ari ahangaha ni danje. Amatera ni danje rwose. Waruzi yuko ngiye nsigaye ntega kandi nayo ifite moto nkareba iyo nyita hejuru y'ama essence n'ibiki, byabaye shambaribe rwose. Nimero ushobora Mwana Ndake ni 0783 25 329. Bemba nawe vuga yawe 0798 825 8830. Murakoze cyane, reka tubashimire kandi mugire Imana n'amafaranga.